aho data na mama batabaye, warahabaye mana urandengera. Aho data na mama batabaye, warahabaye mana urandengera. Aho data na mama batabaye, warahabaye mana urandengera. Ndabasuhuje mwese inshuti za Izi Gukora TV, amahoro y'Imana nabane namwe, abo tuzinanye n'abo tutazinanye, abambonye ari ubwa mbere ndabasuhuje, abasanzwe mumbona namwe mugera amahoro y'Imana. Hanyuma muririmbyi yararirimbye aravuga ngo aho data na mama batabaye, aravuga ngo warahabaye mana urandengera. Rero ubane nanjye muri aka kanya, ntabwo ndi bugutindire, ariko ngiye gusengana nawe, ngiye kuganira nawe. Ijambo numva riri mu mutima wanjye riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri mu bice byaho 4 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Intego y'ibyo tugiye kuganira ni imwe: ndakeneye ko umwami aguhagarikira, umwami aguhagarikire mu bihe uhagazemo. Yesu ashimwe cyane. Pawulo yaravuze ngo mwiburana ryanjye rya mbere, ngo nta n'umwe wampagarikiye, abantu bose barampanye, abantu bose baransize, abantu bose barantereranye, abantu bose narababuze, kandi nitwaga ko mfite abantu benshi, abo yabwirije ubutumwa, abo yasengeye, abo yakijije indwara, abo baririmbanye, abo bataramanye. Ariko mu gihe cy'akaga Pawulo yari arimo, abantu bose baramusize, abantu bose baramuhanye. Ndagira rero nganire n'umuntu uri mu gihe cyo gusigwa, uri mu gihe cyo guhanwa, uri mu gihe cyo gutereranwa, uri mu gihe cyo kutitabwaho, uri mu gihe. Ndagusengeye umwami Yesu aguhagararire, umwami Yesu aguhagararire, umwami Yesu aguhagarikire, kuko igihe uhagazemwo ni Yesu ukwiriye kuhaseruka. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo umuntu wese hava akagera abasha guhinduka, umuntu wese hava akagera abasha kunanirwa, umuntu wese hava akagera abasha kuruha, umuntu wese hava akagera ashobora kubura ubushobozi, ashobora guhura na krize, ibyo yakwemereye wenda ntibibeho bikanga, ariko umwami aguhagarikire. Dufite abantu bari barishingiwe n'abandi yuko bazabigisha kugeza ubwo bashoje amashuri, bigeze hagati bahura n'ibituma badakomeza gukora icyo bari bagize gute, bari bemeye. Ariko umuntu nkurikiranye, uri mu gihe cyo gusigwa, uri mu gihe cyo guhanwa, niba uri umudamu, niba uri umukobwa, niba uri umusore, niba uri n'umugabo, icyiciro cyose urimo, ukaba uri mu gihe cyo guhanwa, ukaba uri mu gihe cyo gusigwa, ukaba uri mu gihe cyo gutereranwa, ukaba uri mu gihe cyo kubura abantu, ndahanuye umwami Yesu aze akubere impagarikire, umwami Yesu aza guhagarikire, umwami Yesu azabane nawe. Kandi Pawulo avuga aya magambo ngo ariko umwami yarampagarikiye, umwami yabanye nawe mu gihe cy'iburana rye, yabuze abantu, yabuze abavoka, yabuze inshuti, yabuze abavandimwe, umwami yarahaserutse ahatambuka neza. Yesu ahimbazwe cyane. Igihe kimwe Yobu yigeze gutungurwa n'ibibazo, amakuba aramutera, amakuba amubana menshi, amaze kumubana menshi abantu bose baramusiga, bashiki be baragenda, imiryango iramusiga, inshuti n'abavandimwe bimuvaho, abo basangiraga bamwereka mu bworo bw'ikirenge barigendera. Ariko Yobu, Bibiliya ivuga ko yageze mu rwego umuntu amureba ntaba akimumenya, ntamusobanukirwe. Ushobora kuba uri mu gihe cyo kuba waratunguwe n'ibituma abo witaga inshuti ubabura kubera igihe cyakugwiririye, ariko ndasenze umwami aguhagarikire. Wavuga ngo amen. Umwami aguhagarikire, umwami aguhagarikire muri ibyo bihe uhagazemo. Yobu atungurwa no kubona abantu bose bagize gute, bamusize, abo yagaburiye bakarya bagahaga, abo yambitse
ntibamwibuka. Abo yakandiye akanyenyeri kuri momo ageze mu bibazo yarababuze. Ushobora kuba uri mu bihe byo kubura abantu kandi warigeze kubagirira umumaro, ariko kano kanya nkuzaniye message, umwami aguhagarikira. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwami aguhagarikira. Yobu yabanye n'Imana, Imana imuba hafi mu gihe atarakunditse mu bantu. Hari igihe umuntu abamo ntaba akunditse mu bantu. Nigeze kubaganiriza mbabwira ku bantu 7 babayeho bafite umubabaro urenze uw'abandi muri iyi si. Twaraganiriye, ariko uzakenera kubyumva azanyarukire kuri Izi Gukora TV akurikirane. Abantu 7 babayeho mu mubabaro kurusha abandi. Imana itugirire neza. Umwami aguhagarikira. Muntu nkurikiranye, umwami aguhagarikira. Muririmbyi araririmba aravuga ngo aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. Mu gihe uhagazemo, umwami Yesu aze aguhagarikire, umwami Yesu aze akurengere mu buryo utatekerezaga. Ariko kano kanya tukimara kuganira, upfukama ahantu uri, uze gusenga Imana, wibwire ngo Mana, iri jambo rinjeho narindi keneye. Ubwo ndavugana n'umuntu ukeneye guhagarikirwa n'Imana, ariko ufite abamuhagarikiye rwose, ashobora no kudakurikirana iki kiganiro ngo agisoze. Ariko umuntu ukeneye ko Imana iguhagarikira, kurikirana, hanyuma tunasengane, hanyuma dusoze, twizere. Ubundi Imana ndabizi neza ko ntiri buguhane, ntiri buguterera. Yobu abantu bose baramusiga, Yobu abantu bose baramuhana. Ushobora kuba warabanye n'abakobwa bagenzi bawe, mwiganye cyangwa se mwasenganye, barangije batera intambwe bagusigaho gake. Unarebye wenda ni nawe wabarushaga isengesho, ariko bagusiga mu kibaya, ntawe ukikwibuka. Ushobora kuba uri umusore ufite abandi basore mwabyirukanye, mwazamukanye, mwiganye, mwakoranye, ariko utungurwa no kubona wowe bitarimo biragenda ngo bikomeze bitera imbere. Ariko bo baragusize, ntibagikeneye no kukumva kuri telefone. Umwami Yesu aguhagarikire. Umwami aguhagarikire mama, umwami aguhagarikire papa, umwami aguhagarikire mukobwa, umwami aguhagarikire mama. Imana iguhagarikire. Niba uri mu gihe cyo gusigwa, mu gihe cyo guhanwa, mu gihe cyo gutereranwa, mu gihe cyo kutarebwa, mu gihe cyo kutumvwa, umwami aguhagarikire. Umwami agire gute? Vuga ngo ampagarikire. Umwami aguhagarikire. Imana ishimwe cyane. Mu iburana rya Pawulo nta muntu n'umwe wamuhagarikiye, ngo abantu bose baramuhanye, ariko aravuga ngo umwami yarampagarikiye. Kandi Imana imaze kumuhagarikira ngo yamukijije n'imigambi mibisha abayuda bose bari bamufitiye. Imana iguhagarikire. Abantu bakugambiriyeho ikibi ntikigusohoreho, umwami aguhagarikire. Abakeneye kukubona wamwaye, wandagaye mu muhanda, umwami naguhagarikire. Ndagusengeye ngo umwami aguhagarikire mu izina rya Yesu. Umwami naguhagarikire. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umwami aguhagarikire inshuti yanjye. Umwami aguhagarikire. Ndasubiyemo ngo umwami Yesu aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Ntabwo afite gahunda yo kugusiga. Yaravuze ngo sinzabata, sinzabahana. Ndashima Yesu. Iryo jambo yarivuze kubera ko abizi neza ko umuntu wese abasha kugusiga, abasha kuguhana. Hari igihe kimwe Dawidi yabuze abantu. Dawidi abura icyerekezo, abura ababyeyi, abura abakuru be, abura n'ibibazo, arasufura, amererwa nabi, kandi waba badasaba umuntu, ariko arazerera, aromongana. Ariko byabereye bityo kugira ngo Imana igaragaze ukuboko kwayo kuri Dawidi. Humura, nubwo bimeze bityo, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe. Umwami aguhagarikire.
atura ngo umwami ampagarikire. Mwami umpagarikire. Mukobwa Imana iguhagarikire. Hari abantu bemerera abandi ibintu bakabikora, ariko bagera hagati bakavuga ngo sinzakomeza mbikora, nawe ntacyo ukoze, agashaka kugukoresha ibyaha. Sorry. Umwami naguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Umwami agire gute? Aguhagarikire, agukize ikimwaro. Hari umuntu ushobora mfite abantu b'inshuti zanjye nzi bagiye bahagararira abandi, ariko abo bahagarariye barabahana, barabahemukira. Umuntu akagutiza nk'icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo ufate umwenda, warangiza amafaranga kuyafata ugahita ucaho, wa muntu agasigara mu ideni atigeze akoresha, kamuhana ntiyongere kumufasha kugishyura n'ibindi. Abo nabo baho. Ariko umwami aguhagarikire, ntibagutereze cyamunara. Umwami aguhagarikire mu izina ryande rya Yesu. Umuntu wese abasha guhinduka, ariko Yesu ntabwo ahinduka. Ikindi, nta muntu n'umwe ubaho. Njye nkunda ingabo. Nkunda ingabo kuko zihabwa isomo yuko nta muntu n'umwe ku isi wo kwizerwa. Ugomba kugenda uri maso impande zose, umukorere serivisi yego, ariko uri maso. Yesu ni wowe kwizerwa. Dufite abantu bagiye bizera abandi. Ntabwo nteranije abantu, no, abantu batabyumva nabi, ariko nta muntu wo kwizerwa ubaho. N'Imana yarabivuze, aravuga ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu akamwizera, ibyiringiro bye bikaba mu muntu, kandi mu kanya ngo ashobora gushiramo umwuka agapfa akarangira. Ariko hahiga umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Mwavuze ngo amen. Ibyiringiro, ndakwinginze, niba uri umugabo ibyiringiro byawe biri mu mugore, bivaneho ubishire mu Mana. Ubane n'umugore we mukundana, ariko ibyiringiro byawe bitari mu mugore. Sinteranije imiryango, ariko ibyiringiro byacu ahantu nkeneye ko tubicomeka ni mu Mana. Bibiliya iravuga ngo abiringiye abantu bagira gute? Barabahemukira. Umuririmbyi niwe yabiririmbye, aravuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo ndetse babahanze amaso babakoze iki? Isoni. Ariko Yesu ngo niba utajya uhemuka. Sinzi niba ari ijambo Hose yanditse, niba ari muri Amosi, hagati aho ngaho. Bibiliya iravuga ngo n'umugore murarana mu buriri ntukagire icyo umubwira. Si bishatse kuvuga ko hatabaho ibiganiro by'abubakanye, no, ariko hari ka ugeramo bikaba ngombwa ko ari wowe na Yesu Kristo mubimenyanaho, mubiganiraho, mukabyuzuza, mukabibonera igisubizo. Imana itugirire neza. Hari ibintu ushobora kubwira umugore ukaba wikozeho, cyangwa se ukabukoze ku gihugu, cyangwa se ukabukoze ku muryango, cyangwa se ukabukoze ku nshuti, bitewe n'uko wavuze. Rero tugomba kuba maso impande zose. Ariko Yesu ndamushima, niyo ugize icyo umubitsa ntabwo akuvamo. Muririmbyi yaravuze ngo ndagushimira Mana yuko utameze nk'abantu, ngo wabitse ngo ibanga ryanjye ngo urishira ngo kure y'abantu. Yesu password y'ubuzima bwawe Yesu yayishize kure y'abantu. Tumuzamurira icyubahiro mu izina rya Yesu. Password y'ubuzima bwawe Yesu yayimye abantu. Iyo aza kuyibaha, n'amaso bari kuyamaramwo, amatwi bakayaca, amenyo bakayakomvagura, amazuru ariko hashimwe Yesu kuko yimanye password y'ubuzima bwawe. Umwami aguhagarikire mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amen. Umwami aguhagarikire. Nkeneye ko abantu bakunda Imana, ibyiringiro byabo bikaba mu Mana kurusha uko twabishira mu bantu. Umuntu aguha kabiri, ejo akakwinuba, akavuga ngo no, uyu muntu uhora unsabariza yakwikoreye akanakuvugaho amagambo akomeretsa akomeye. Ariko Yesu yaguhaye, tumuzamurira icyubahiro we.
umuntu wamubwira ikibazo ufite, wamara kukimubwira akakubloka, yo akakubloka, ntaguhakaniye, ntakwemereye, ntanagusengeye kandi ngo ni umukristo, ahubwo agahita agira gute, akubloka muri telefone. Ariko umuntu nawe umeze utyo, nawe hari ibyo umwami aguteganyirizaho imbere yawe. Mu gihe ukingira abantu imbabazi kandi wari ufite uko wabigenza, ntabwo twese tuzatabarirwa rimwe, kandi Imana iyo itabaye umuntu iba itabaye n'undi. Niko Bibiliya ivuga, iyo Imana itubereye amaboko natwe tubera abandi iki? Amaboko. None abantu, Imana itubabarire mu izina rya Yesu. Yakubwiye ikibazo uramubloka, yarakwitabaje urangije umukingiriza imbabazi. Ibihembo birahari kuri bene abantu bameze batyo. Imana dutabare mu izina rya Yesu. Ariko muntu wabroswe, muntu wahanwe, muntu wasizwe, muntu wavuze ikibazo oriye yo kugufasha bakakuvuga, nagira ngo nkubwire ngo kano kanya umwami Yesu aguhagarikire. Umwami aguhagarikire wakabyara. Yesu ahimbazwe cyane. Umwami aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Umwami aguhagarikire mu izina rya Yesu. Umwami aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Umwami Yesu aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Pawulo baramuhana baramusiga, ariko Yesu arahaseruka. Imbere y'urukiko hava neza. Imbere y'ibyo urimo uraburana nabyo, imbere y'ibyo urimo urastragolingana nabyo, umwami aguhagarikire ubivemo amahoro mu izina rya Yesu. Yobu umwami aramuhagarikira. Igihe kigeze umwami amuhagarikiye, amushumbusha ibyo yari afite inshuro zibiri. Abari baragiye bagira gute? Baragaruka. Kandi nagira mpugure abantu b'Imana nawe, Imana nikugarukaho ikakugirira neza, ntukiture umuntu inabi yagize gute? Yakugiriye. Ahubwo wowe uzamugirire iby'ineza. Bana kuvuga ngo nanjye Imana irampaye nzakwihimuraho oya, suko. Icyo ngusabiye, umwami aguhagarikire. Bwana asifiwe. Umwami Yesu agire gute? Aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Mana turasenze. Umwami aduhagarikire. Umwami aguhagarikire. Yowe Imana humura. Ntabwo buzahora bwije ku buzima bwawe. Imana izarikesha byanga byakunda. Vuga ngo amen. Umwami azabukesha. Umwami iryo joro azarikesha. Uzabona Imana. Umwami aguhagarikire mu gihe cyo gusigwa, mu gihe cyo gusigwa n'umuryango, mu gihe cyo gusigwa n'umugore, mu gihe cyo gusigwa n'umugabo. Wa mugabo wenda guhanuriye ngo umwami aguhagarikire, wa mugore umwami aguhagarikire, mwabana b'imfubyi umwami abahagarikire, wa mupfakazi we Imana iguhagarikire, wa muntu utagira shinge na rugero umwami aguhagarikire. Mu gihe uhagazemo umwami naguhagarikire. Ndi ku buhanuzi buvuga ngo umwami aguhagarikire. Haleluya. Umwami Yesu agire gute? Aguhagarikira. Umwami aduhagarikire. Umwami atopenistantone gidebo. Umwami aguhagarikire. 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 Wabaye mu gihe kirekire cy'uburwayi, abantu baragusiga barakurambirwa, ariko ndasenze muri kano kanya ngo umwami ahasesekara guhagarikira. Muzongere mu gukubitana uri kugendesha yawe maguru, uri kugendesha ubwawe amaso yarebesha, amatwi yawe uyumvisha, uri muzima. Umwami naguhagurutse, wa murwayi we umwami aguhagarikire. Abaganga warazi ko umuntu arwara n'abaganga bakamusezerera, bakavuga ngo turarambiwe guhora tukuvura, taho utegereze urupfu, taho utegereze nutapfa uzakira. Bakakurambirwa bakagusiga ntibongere kukwakira mu bitaro. Kubera ko uburwayi bwawe bwarashoberanye. Ariko kano kanya umwami nahasesekare ku gisasiro uryamyeho, umwami naguhagarikire mu izina rya Yesu. Umwami aguhagarikire. Hari igihe abantu bakuvukaniraho, umwanzi akabacamo bakagukorera iby'ubugome,
ku buryo nta nzira n'imwe yo kwigobotora ahantu ushobora kuba uri. Ariko ndasenze umwami aguhagarikire, umwami aguhagarikire ahantu uri, imigambi y'abayuda ntisohore ku buzima bwawe. Ndibuka igihe kimwe Pawulo ngo abayuda basaga 40 ngo bigeze gukora inama, ngo bararahira baravuga ngo ntituzarya ntituzanywa Pawulo tutamwishe. Abagufitiye iyo migambi umwami Yesu aguhagarikire. Pawulo umwami aramuhagarikira. Abayuda bari bahigiye kutarya ntibanywe, umwami Yesu abitesha iki agaciro. Yesaya 7:7 harimo ijambo rivuga ngo imigambi yabo ntizahama kandi imigambi yabo ntizasohora. Umwami aguhagarikira inshuti yawe. Umwami agire gute aguhagarikira. Ndifuza ko wowe utarakora subscribe, utarakora share na comment, bikore dufatikanye ivuga butumwa. Abera b'Imana bakeneye guhura n'Imana. Niba ufite umuntu w'inshuti yawe ukumva ayo magambo harahagukoze, ukumva nawe akwiriye kumugeraho, aka kalinki kamwoherereze, yumva Imana, tugiye gusenga Imana. Umwami aguhagarikire. Umwami agire gute aguhagarikire. Umwami aguhagarikire. Hari igihe umuntu ageramo agatukwa n'abatari bakwiriye kumutuka, ikimwaro kikakugota impande zose, ariko ndasenze umwami ngo aguhagarikire. Umwami agire gute aguhagarikire. Hari igihe abantu bajya bahagarara ku mutungo w'umuntu bakawukagira, agashaka abakiriya akababura, abaje ukagira ngo barabasezerera, ariko umwami aguhagarikira. Iyo sambu yawe igugwe mu izina ryande rya Yesu, ikibanza cyawe kigurishwe mu izina rya Yesu, inzu yawe igurishwe mu izina, ikintu cyose wifuza gukuramo ubushobozi bitewe nuko wabibaze, umwami Yesu aguhagarikire bikunde mu izina rya Kristo Yesu. Imana ihimbazwe. Umwami agire gute vuga ngo ampagarikire. Tugiye gusengana. Fukama ahantu uri hanyuma dusenga. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye uyu mubyeyi kugira ngo umanurwe no kumuhagarikira. Ndasengeye uyu mugabo umanurwe no kumuhagarikira Mana. Ndasengeye uyu mukobwa kugira ngo umuhagarikire Mwami. Ndasengeye uyu musore kugira ngo umuhagarikire Mwami. Ndasengeye uyu musaza n'uyu mukecuru kugira ngo bahagarikire Mana mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu uri mu kabwibwe, nsengeye umuntu uri mu cyerekezo Mwami kidafite ishusho, ndamusengeye ngo uhaseseka. Aleluya, aleluya, aleluya. Umuhagarikire Mana, uduhagarikire mu izina rya Yesu. Dukujeho ikimwaro kuri uyu muntu, dukujeho ikimwaro kuri uyu mugabo, dukujeho ikimwaro kuri uyu mugore, dukujeho ikimwaro mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizibane nawe. Urakoze Mwami, icyubahiro n'ikibi cyawe. Komeza kutugirira neza, ubuntu bw'Imana bakomeze kugurira muri twebwe, kandi amaboko yawe aterura uyu muntu mu kibazo, aterura uyu muntu mu maboko y'ababisha, aterura uyu muntu mu bihombo. Amaboko y'Imana, aleluya, aduhagarikire. Urakoze Mana kuduhagarikiye, urakoze ukoze ibirenze cyane ibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Wifuza kuntera inkunga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze, mpamagara kuri 078 17 10 11 078 17 10 11. Wifuza no kumpa ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze kuri izi gukora TV, nabwo wampamagara tugakora ikiganiro mu izina rya Yesu. Imana isumba byose ibarebe neza. Shalom shalom, ndabakunda.